turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizera ko mwese meze neza muherereye hirya no hino. Ajya gusoma ijambo ry'Imana muri Yohana, cyangwa se na Yohana igice cya 5:6, haravuga ngo Yesu amubonye abyamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, amaze ati mbese ashaka gukira. Umurwayi amusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije yiza undi antanga kumanukamo. Mu bintu bimwe bijya bituma Imana inanirwa gukorera muri twebwe cyangwa gukora ibyo yagambiriye muri twebwe, ni igihe idusanganye cyangwa isanze turi makuru atizewe. Amakuru atizewe ndi kuvuga aha ngaha ni amakuru adatangazwa n'ijuru, ahubwo atangazwa na situation twirirwamo. Dufite amakuru atizewe kandi yamaze kuba amahame, ahinduka ubuzima, ahinduka ibyo abantu bagenderaho, ndetse rimwe na rimwe babona kubitangira ubuhamya kandi atari amakuru atizewe. Uyu murwayi bavuga ko yararyamye hafi y'ikidendezi, kandi iki kidendezi hari amakuru acicikana. Nubwo ayo makuru nta ndira namwe bavuga muri Bibiliya, ayo makuru yacicikanaga kuri icyo kidendezi. Uretse ku kidendezi gusa, uvuye mu itangira ukagera mu byahishuwe nta makuru yasanga. Ngo hari amakuru avuga ngo icyo kidendezi ngo rimwe na rimwe marayika ajyaga amanukiramo, ngo amazi ngo akihinduriza, ngo umurwayi ugiyemo bwa mbere wagakira. Asanga rero hano hari umuntu umaze iminsi arwaye aryamye, hanyuma Yesu aramubwira ngo aramubona abona yuko umaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aho gusubiza Yesu igitera Yesu gukora, ahubwo musubiza amakuru amaze iminsi acacana ku kidendezi. Aramubwira ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yindurije nkiza undi antangamo. We arimo aravuga ati ngewe byo gukira sinibitekereza biciye mu yindi nzira, ahubwo ngewe ikibazo nuko ntafite unjugunyamo. Hano twege principe na mame yo kugira ngo umuntu akire nuko amujugunya mu kidendezi, nta yindi nzira ihari. Ngaya makuru duturutse aho twirirwa, aho dukora, aho twiga, societe twavukiyemo, imico twavukiyemo, bafite amakuru n'ibintu bitandukanye abitwemeza uburyo ibintu bikorwa, tukibagirwa gukora kw'Imana muri twebwe. Bavandimwe inshuti z'umusaraba munkurikiye, nagira ngo nkubwire ngo ku kidendezi ni ishusho y'ino si twirirwamo. Ku kidendezi ni aya makuru twirirwamo, amakuru avuga ku burwayi bwawe, avuga ku bibazo urimo uracamo, avuga kuri situation urimo uranyuramo, avuga kuri bya bintu byose bikugarije, akubwira uko bikorwa, kandi avuga ko nta yindi nzira n'imwe ihari, akabuza gukora kw'Imana muri twebwe. Ndagusaba nanjye nisabira kugira ngo wera none utangire gutekereza uburyo dukwiye gutunga amakuru yizewe. Amakuru yizewe n'amakuru ava kuri data, kandi yaduye mu ijambo rye kugira ngo amakuru ature amakuru y'imbaraga. Nawe ubundi mbabwiza ukuri, nidutunga amakuru atizewe, amakuru dukura ku kidendezi, amakuru adafite gihamya, amakuru adafite trace, amakuru atamenya aho yaturutse, aya makuru azica ubuzima bwacu, aya makuru azagenga ubuzima bwacu, aya makuru azatugenera n'igihe cyo kubaho n'igihe cyo kutabaho, aya makuru azagenga. Mwibuke yuko icyo umuntu yumva kigira imbaraga cyane mu gice cy'ubuzima bwe bukomeye. Ndagusengera nanjye nisengera kugira ngo uyu munsi wa none wowe nkurikiye ubashe gutangira gutekereza ngo mbese muri njyewe ni iki kiri kugenga ubuzima bwanjye, ni ibituruka mu ijambo ry'Imana cyangwa ni amakuru yo ku kidendezi atangaza ibintu bidakwiriye. Mwibuke ko Yesu aza kumukiza ntabwo yakoreye muri iyo nzira yo ku kidendezi, yakoze inzira nk'umwana w'Imana ikwiriye. Ndagusengera kugira ngo Imana ikucire inzira, ikora ibirenze ibivugirwa ku kidendezi, wakira izindi mbaraga mu izina rya Yesu. Amen.